Murakoze, nitwa Pastor Neza Xavier, ndo umuyobozi mukuru w'itorero ryitwa True Revival Center Church, Kampala, Uganda. Yes. Murakoze. Muri aka kanya ni birebire naba kugira ngo nsobanure Pastor Xavier, ni birebire kuko nahera mu babyeyi banje. Ndo umunyarwanda ariko wavukiye mu gihugu cya Tanzania, ariko nyuma uko ibihe byaje kugenda ngenda amenya ubwenge, nza guhura n'ubuzima butuma mva mu muryango wanjye ndagenda, ariko igihe kiza kugera amenya Imana. Maze kumenya Imana ndakizwa, nakira agakiza, byari mu mwaka wa 2009, ariko nkizwa mu buryo buhambaye kuko ntabwo ari radio numvise cya televiziyo, ahubwo ubuzima nari ndimo bwari bugoranye ku buryo naje guhura n'igihamya bituma nemera ko Imana ihari. Nabaga mu buzima bw'abana bo ku muhanda, ariko ndi mu gihugu cya Uganda ahitwa mu Gisenyi, ariko muri ubwo buzima bwose nta nubwo nari mbayeho nk'abana bo ku muhanda, ahubwo nari inyuma yabo. Igihe kiza kugera imvura yaragwaga ari nyinshi, ahantu twaryamaga mu mufereji w'amazi, amazi aza kuza arantwara, agiye kunjugunya muri rigore cyangwa se brodire nini. Niho haje kuza umugabo arasimbuka amfata ukuboko ankuramo, amaze kunkuramo arambwira ngo nshobora kwizera Yesu ko yangirira neza akamvana muri ubwo buzima. Nari nshonje, nari mfite ibibazo byinshi, ariko ambwira Yesu, bivuga ngo icyo nabonye ko nari nkeneye muri ako kanya yari Yesu. So nza gufata imyanzuro yo gushaka urusengero rwari hafi yanjye, ndagenda njyayo, nakira agakiza, nasaga nk'umusazi, ariko Yesu ntiyanjugunye, aranyemera angira umwana. 2010 nza gusubira iwacu mu Rwanda. 2011 ntangiro 2010 irangira ntangira umurimo w'ivugabutumwa. 2012 ntangira umurimo w'ubupasiteri. Uyu munsi rero maze imyaka 9 ndi pasiteri, cyase nkora umurimo w'ubupasiteri. Nubwo mu bupasiteri nahamagariwemo kuba umuhanuzi. Ubupasiteri ni inshingano, ariko guhanura ni impano Imana yampaye kugira ngo nkorere mu murimo wayo. Murakoze. Imiryango nari nyifite n'ababyeyi n'ubu ndabafite, ariko ni kwa kundi usanga buri muryango ugira ikintu kiwurondora. So jewe icyo ngicyo cyaranyambaye, mbaho mu buzima bwo kunywa itabi, bwo kunywa ibisindisha, nk'uko abana bo ku muhanda bo twita Mayibobo babaho mu buzima bwose, niko nari imeze. Nibwo rero kubera nabikoraga nkiri na mutoya, nihisha ababyeyi, nza kuva mu rugo ndagenda, noneho nabo barambura. Naho ubwo buzima bwatangiriye n'ibindi byose bijyanye nabwo ni Imana yamvanye. Yes. Uyu munsi sinakubwira ngo araha, kuko nanjye nifuza kumubona. Ntabwo nzi aho ari, kuko aho yantabariye ni naho yansize. Ntabwo twongeye kubonana. Urwo rusengero ruri Nsambya, hitwa Nsambya muri Kampala. Wenda ntavuga izina ryarwo niba ntacyo bitwaye, ariko ruri Nsambya hitwa Kampala. Of course biragoranye kuba waramenyereye guhuriza abantu ahantu hamwe, ukaganira nabo, ukababwira ubutumwa Imana iguhaye, cyangwa se ugasangira nabo ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi insengero zifunze, turagerageza gukoresha
za WhatsApp, za Facebook, turageza gukoresha uburyo babona ubutumwa ariko ntibabubona nk'uko buba buteguwe, kuko muba mutari bunabateranye. Hari abadafite ayo matelefone ya smartphone, hari n'abandi badafite ayo ma MBs yo kugira ngo babe bakurikirana iteraniro ryose, ariko turagerageza ku buryo bugezweho kugira ngo turebe uburyo abantu bakwakira ubwo butumwa. Nicyo nagerageje kuvuga, ntabwo ari abantu bose bafite ubushobozi bwa telefone zishobora n'izo mbogamizi dufite uyu munsi wa none, cyangwa se ubutumwa bwiza bufite. Izo mbogamizi ni uko n'iyo ubwo buryo bwabaho bwa Zoom, YouTube, Facebook n'ubundi, hari abo bubangamira badashoboye kuba bakoresha bya bikoresho. Niyo yaba afite iyo smartphone, ikintu azi hari WhatsApp, nta kindi utamubwira ngo Facebook, bitewe n'imyaka, bitewe n'ibihugu bya Afurika, ubumenyi ntabwo buri ku bantu bose. Ikintu abantu barushijeho kumenya ni WhatsApp, ariko urumva ko hari abandi batabona ubutumwa nk'uko bwakabashije kuboneka. Yes. Murakoze. Muri iki gihe ikintu nabwira abakurikiranye Umusingi TV nuko ari igihe gikomeye cyane cyane ku butumwa bwiza. Na Daniel yagihanuyeho aravuga ngo ibihe bizaza, ngo ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Numva ko ibi bihe by'imbogamizi ku matorero ntibikwiye kugira icyo bitwara ubuzima bw'umukristo cyangwa umuntu wa mwuka, ahubwo isi ikwiye gukanguka ikamenya ko igihe tugezemo kigoranye. Niba insengero zibasha gufungwa ariko ugasanga amasoko arakora, ugasanga ahandi hantu hateranira abantu nta kibazo bafite, barakora, ariko ugasanga insengero zihutiye gufungwa, ni byiza cyane ko bibamo n'inyigisho wenda gufunga insengero, kuko abantu bo mu nsengero barubaha kandi barumvira. Iyo babwiye gukora ikintu baragikora. Numva ko na leta yaba yararebeho ko insengero zaba igitambo ku bandi bantu kugira ngo bumve ko ibikorwa bishobora gufungwa, kandi koko byaraboroheye. Rero muri ubwo buryo twebwe nk'abakirisitu cyangwa se nk'abizera Imana ntidukwiye kureba inyuma na gato, ahubwo bikwiye kudukangura yuko n'igihe kizagera n'ibi byuma dukoresha bya online bikaba byafungwa, cyangwa hari ibintu bitakwemererwa kujyaho, ahubwo bikatwereka ko umukirisitu akwiye kubaho muri buri buzima bwose. Ntabwo bikwiye kuduca intege, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo noneho buri muntu atungwe n'amazi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga yivomeye. Ariko nzi neza ko ijambo ry'Imana ritajya ribura inzira, ndetse n'uw'Imana ishaka kugeraho imugeraho. Yes. Wenda pastor, ntabwo twaganiriye neza mu gutangira ubuzima bwawe, ariko mbere y'urusengero rwawe abakristo barimo uko bangana? Nagereranya kuko haba harimo abanditse n'abatanditse, ni hagati ya 200 na 300. Gereranye uhe kusangize ku buzima ukuntu waje urusengero rwawe urakodesha? Ni jye uruyoboye. Ariko urakodesha? Yes. Tubwire rero ukuntu waje kuvuga uti nangije urusengero uyu munsi, ntabwo bavuga icyemezo nanjye cyo gutangiza urusengero rwanjye. Gutangiza urusengero mfite aho nturuka,
mfite itorero nabanjemo, mfite n'itorero nagiyemo ngeze mu Rwanda kuko nagomba gushaka itorero nteraniramo, cyane ko nari ntaramenya icyo Imana inshakaho n'icyo Imana yampamagariye. Ariko ubuzima bwanjye bwo gutangira urusengero bwari bugoranye. Byatangiriye mu Rwanda aho ababyeyi banjye batuye, ariko muri ubwo buzima hari inzu ya mukuru wanjye nkajyamo nkaterana nkasengana n'aba family members, kugeza ubwo abantu bamenye ko nsenga, abandi bakaza kubera ubuhamya bakiriye kuva ku bantu batandukanye. Igihe kiza kugera noneho ndahava ndagenda ntangira urundi rusengero mu mujyi, ariko Imana imbwira kwimukira Uganda kugira ngo ntangire gukorera umurimo mu gihugu cya Uganda. Rero maze kugera Uganda byari bigoranye, ururimi ntabwo nari nduzi neza, nta bantu nari nzi ku buryo navuga ngo ngiye gutangira urusengero. Ariko maze kwiyemeza ko ngiye gutangira, Imana yaranshigikiye. Sinatangije icyumba muri Uganda, ahubwo natangiye ari ku cyumweru, ntangirana n'abandi bagabo bari nka 7, nuko twatangiye urusengero rugenda rukura. Of course kubera uburyo bwa finance nta bantu muziranye byagiye bigorana, ariko kugeza ubwo Imana yagiye dushyigikira tubasha kwigezaho ibyo dukeneye gukoresha ndetse n'ahantu dushobora gukorera. Yes. Benshi muri bo turacyari kumwe. Yes. Ndubatse, mfite umudamu, maze igihe kitari kinini nshatse, ndetse turi hafi no kwibaruka. Yego. Twarisanga mu gitabo cya Yohana ibice byaho ni 10. Yohana ibice 10. Duhere ku murongo wa mbere nsangize abadukurikiye kandi bariho bareba ubu butumwa nabo buzageraho nyuma. Nukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akuririra ahandi, uwaba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani ariko ntibamenya ibyo yababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati nukuri ndababwira yuko ari irembo ry'intama. Abambanjirije bose barabajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni irembo, umuntu niyinjira muri ryo azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Muri make iyo ndebye igihe tugezemo, dusanga ari igihe cyo kugira ngo abantu bamenye irembo ry'ukuri, bamenye ko insengero zifunze rya rembo rigihari, bamenye ko kandi na rwa rwuri rugihari. Umukirisitu wese w'ukuri wumva ijwi rya Yesu Kristo azi ibyo Yesu akunda, azi n'ibyo yanga, kandi azi inzira mbi n'inzira nziza. Muri make muri iki gihe ntabwo dukwiye kureba ngo tubone ko ari ikibazo cyagwiriye itorero. Itorero ni mu mutima w'umuntu, insengero ni ahantu duteranira, ni ahantu duhurira kugira ngo tubashe kugabana ibyo kurya by'umwuka cyangwa se ijambo ry'Imana. Ariko mu gihe nk'iki abantu bakwiye kumenya ko Yesu Kristo ari we rembo ry'intama, kandi zizi ijwi rye nawe arazizi. Ntabwo zizabura. Dukomeze guhagarara mu nzira y'ukuri, ntabwo tuzananirwa. Yes. Yes. Cyane ko njya ngira ibihe bimwe na bimwe
wenda uyu munsi mwantumiye ariko nanjye nzabatumira muri ibyo bihe njya ngira byo kubasura no kuganira nabo, mube mwabasha no kugera aho bari. Njya ngerageza kubasanga iyo ku mihanda bari. Hari benshi bamaze kuvayo nzi bo mu gihe cyanjye bamwe, ariko kuko nabashije kumenya ububi bwaho, ikintu nabwira abo bana bakiri ku mihanda cyangwa se abo bantu bakiri muri ubwo buzima, nuko iherezo ryaho ni ugupfa nabi, ni ugusuzugurwa, ni ukurimbuka. Ikintu nababwira nuko bagomba gukompeyaringa cyangwa se kugereranya ubuzima barimo n'ubuzima bwo mu Mana. Mu Mana hari uburuhukiro. Yesu niwe rembo, aho hose twacaga dushaka umunezero, dushaka gutuza, nta mahoro ariyo, nta munezero uriyo. Umunezero w'ukuri uri muri Yesu Kristo, niho hari ibyo dukeneye byose. Ye kwiheba kandi afata umwanzuro, kuko kuva ku muhanda, uko ufata umwanzuro wo kuva iwanyu ukajya ku muhanda, ni nako wafata n'umwanzuro wo kuva ku muhanda ukasubira iwanyu cyangwa ukajya mu Mana. Nta n'umwanzuro, ni decision. Biba byiza iyo babonye nkatwe bazi twabayeho ku muhanda uyu munsi wa none, akabona navuyeyo, ndi umuyobozi, ndi umukozi, mfite imirimo nkora, mfite abantu nyoboye cyangwa se nkorana nabo. Ibyo byakamuha ibyiringiro by'uko nawe ashobora no kurengaho ndi cyangwa no kuba nkanjye. Yes. Ndabafasha cyane mu bikorwa nkunda gukora, nkunda gufasha kuruta ibindi byose, kubera ko igihe nabaye ku muhanda nta bufasha nabonye. Nabuze ubufasha mu buryo bwose, aho najyagezaga gusaba n'akazi nkakabura. Rero menya ko hari abantu babayemo muri bwa buzima nanjye nabayemo. Iyo ngiyeyo ngerageza gutwara ibyo kurya bihiye birimo imigati, amata, amandazi, kandi nkabagira n'inama babashije kwemera ko tuganira, ndetse nkagerageza no kubambaza, nkabaha imyenda yo kwambara. Mbikora kenshi kuko ni bimwe mu bikorwa nkunda. Yes. Murakoze, reka dusenge. Turagushimye Mana igira neza, kuko uri umwizerwa kandi ntawe mu bakwiringiye uzakorwa n'isoni. Reka umugisha buri muntu wese udukurikiye, kandi ubu butumwa abashe kubugeza ku bandi, bugira aho bumuvana, bugire n'aho bumugeza. Umugisha Umusingi TV kandi ukomeze kuyagura ndetse no kwishyigikira mu buryo bwose Mwami. Reka ukomeze kugirira neza umuyobozi wayo, kandi ukomeze kumuha ibyo akeneye byose, kandi ukomeze gufasha itorero mu gihe nk'iki n'imitima ya benshi, kugira ngo bakomeze gukomera, be kubona ko ari ishyano ryagwiriye itorero, ahubwo babone ko ari igihe cyo gusenga mu kuri no mu mwuka. Ijambo ryawe ritubwira neza muri Yohana ngo igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera Data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu, ahubwo ashaka abamusenga bamusengera mu kuri no mu mwuka. Reka abantu bawe bakomeze kugusengera mu kuri no mu mwuka, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Lord, I want more of your ability. Oh.